Reka nkuramutse kandi nkwifurize kugira ibihe byiza aho uherereye hose mu mpande enye z'isi ku migabane igiye itandukanye kandi nanone mu bihugu bigiye bitandukanye ukabasha kudukurikira. Ni wa mwanya mwiza wo gusobanura inzozi, ariko unyemerere nkubwire ngo nimba utameze neza ukaba urwaye cyangwa urwaje, twatura imbaraga z'Imana zikiza kugira ngo zigukize indwara iyo ari yo yose waba urwaye. Nimba utameze neza mu buzima rero nakubwira ngo nagahora gahanze, ndabizi neza igihe kimwe kizagera Imana ihindure amateka y'ubuzima bwawe, kandi nanone icyo nzi neza nuko igihe kizagera ubundi tukibera mu mahoro, aho tuzaba tubayeho nta kurira nta gupfa, tunezerewe umwami wacu Yesu Kristo na data wa twese. Ni mwene so rero Pastor Imanishimwe Emmanuel, reka nkubwire ngo ndagukunda cyane wowe tubana mu mwanya mwiza wo gusobanura inzozi rero dukunze kuvuga ngo mu by'ukuri nta kintu umuntu arota kidafite icyo kivuze. Hari igihe umuntu arota ibintu nabyiteho nabisengere akavuga ngo wapi wana ngo nuko ari uko nari ndushye, ngo ni inzozi z'umuruho, ariko ayiteriye buri kintu cyose urose kiba gifite igisobanuro. Usabwe kuba maso basi kabone naho wakumva ko warushye, senga Imana noneho iguhe kuzajya ugira revelation nziza, ubwonko bwawe ntibwivangavange usinziriye, kuko aho ngaho byanakugiraho ingaruka. Nimba bikuvangavanga ubwonko bukakujyana hamwe bukujyana ahandi, ni ikimenyetso cyiza ko uzaba umusazi. Ni nayo mpamvu rero ugomba gusenga ukavuga ngo Mana ndakwinginze gira uburyo ubigenza, ume fresheri mu mutwe wanjye, kandi nanone umenye ko ugomba kwiga nanone kuruhuka. Ni byiza ko umuntu aruhuka iyo abona nyine atangiye kuzajya arota ibintu by'imiruho mu bwonko bwe bwicangacanga. Ikintu nakubwira cyangwa isomo naguha, ukiga no kuba ugomba gufata akanya kawe ukaruhuka. Ibyo nabyo niko biba bisobanuye. Iyo urose ibintu byakuvangavanze, Imana ibishaka kukubwira ngo urarushye, gira ibyo ugabanya uruhuke, hataho ejo utazaba umusazi ukabura ubwenge, abantu bakakubona wirirwa wiruka bakabeshyira abantu ngo barakuroze. Uyu munsi rero unyemerere dusenge, ubundi twinjire mu kanya ndetse tunavuge inzozi Imana yaduhaye kugira ngo tuze kurotorera abantu, Kristo Yesu arushaho kukugirira neza. Nimba ujya urota inzozi, twavuze ko utwandikira muri comment section ukatubwira ati nge narose se kurota iki ngiki bishatse kuvuga iki. Ubundi turi kumwe n'Imana data wa twese n'imbaraga z'umwuka wera, Imana idufashe bisobanuke kandi nanone zisobanuke. Ndagushimiye Uwiteka ko ari wowe usobanurira ibidasobanutse, kandi ni nawe uha intege abananiwe. Waravuze ngo abasore b'imigenda bo bazagenda baruhe, ngo ariko abagutegereza abo ngabo bazasubizwamo imbaraga. Natwe turagutegereje rero, unyemerere muri uyu mwanya turimo wo gusobanura inzozi, turinde kwishyira hejuru, kandi buri wese urota izi nzozi asobanukirwe, kugira ngo Uwiteka ujye umuha kuba maso mu gihe yazirose. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Imana iguha umugisha kandi Imana irushaho kukugirira neza. Nakubwira ngo hari Imana ihindura ibihe, hari Imana isobanura ibidasobanutse, hari Imana igihindura amateka igatesha agaciro imbaraga z'umwijima, plan of the devil, iciye mu buryo butangaje bwayo mu nzira zayo. Kuko ni Imana itagikenera urumuri rw'izuba ngo yitwiyera, ni Imana itagikenera amaboko y'ingabo ngo ibone intsinzi. Yo yahozeho kandi izahoraho, nipfa nisaza nijyaho ngo kuko bayitoye, kuko nta shyaka igira, irihagije, yitwa ndiho, yitwa ishobora byose, ikura umukene ku cyavu ikamwicazanya n'abakomeye. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Uyu munsi unyemerere rero tuze guhera ku nzozi zivuga ngo kurota inzoka. Abantu barota inzoka mu buryo bugiye butandukanye. Hari urota inzoka yamwizingiyeho, abandi bakarota inzoka ziri kubirukaho, abandi akarota inzoka ziri nk'ahantu mu cyobo yakiguyemo. Abantu bagenda barota inzoka mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, ariko abasobanura uburyo umuntu arota inzoka nabonye bavuga akantu kamwe ngo yewe ngo ni umuriganya. Ariko se uyu muriganya aba yaturutse he? Ni nayo mpamvu jya nkunda kubwira abantu ati jya wicara ubanze wumve, utega amatwi neza unumve inkomoko. Hari igihe umuntu akubwira ngo iki gisobanuye iki atakubwiye sosi yacyo. Igisobanuro kigomba kugira ahantu cyaturutse, byahereye kuki. Rero akenshi umuntu arota inzoka hari uko
ari kurwanywa na Satani ndetse n'abamukorera, abadayimoni, abarozi, ibintu byinshi bituruka ku mubi bishaka kwikusanyiriza ku buzima bw'uwo muntu. Imana igusobanurire cyane. Yesu ashimwe. Inzoka rero akenshi iyo umuntu ayirose, kurota inzoka nyine ni muri rusange kwa kundi hari umwuka usa nkaho uba watatse ubuzima bwawe. Akenshi uturuka ku badayimoni cyangwa abantu bakunda gukoresha imbaraga z'umwijima nk'abarozi bazimya inyenyeri z'abantu. Ikindi cya kabiri, akenshi nanone hari igihe usanga inzoka isobanura ibintu wari ufite bigiye kuriganwa, cyangwa umuntu wari uri ku buzima bwawe ukuryarya ushaka kukuriganya. Nk'urugero, ushobora kuba uri muri relationship, kugira ngo Imana igusange ikakwereka ikimenyetso cy'inzoka, kavuga ati reka ese buri gihe iyo ndi kumwe n'uriya musore mbona inzoka, kuki nabonye inzoka imuri iruhande, kavuga ati se bigenze gute? Bivuge ngo uwo muntu muri kumwe hagati yanyu harimo uri kuryarya undi. Reka aba ariko tubisobanura. Mwuka wera ni mwiza cyane. Hagati yanyu haba harimo uri kuryarya undi, uri kuryarya undi ashaka kuriganya undi. Bibaye byiza rero nimba umuryarya wamureka, kuko wazaseba, wazapfa nta kintu na kimwe ugezeho. Abantu benshi bakunze gufata imyanzuro bitewe n'impuhwe cyangwa amarangamutima cyangwa ubutunzi. Twari tuvuze urugero rwa relationship. Hari igihe urota inzoka yakwizingiyeho, rero menya ngo hari umwuka w'abarozi, umwuka uturuka ku mubi ushaka kukuriganya, either ukakwica ukakurimbura, ushaka kukuvana muri business inda yawe ikavamo wenda utwite. Nyine ni umwuka ushaka kukuriganya ukarindagira. Bisaba iki rero? Uravuga ngo Mana, ndakwinginze gira ikintu ukora unkureho umwuka undiganya, unkureho uyu mwuka wa Satani, bihiga ubugingo bwanjye bibubure. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Hari igihe umuntu arota inzoka, akarota inzoka irimo iramwirukaho, cyangwa akarota inzoka yaba agiye kuyica igahita imucika. Ibyo hari abantu benshi babirota. Umva nkubwire, reka mbere kuri aha ngaha ku muntu urota ugiye kwica inzoka ikamucika, reka nkubwire, byuka n'agahinda gakomeye, uzamuka umusozi uterera umusozi, uvuga ati Imana mpa kurwana nsinde, umwanzi nakiruke, kuko iyo yirutse agutega ikindi gihe akagaruka akaba yagutsinda. Uvuga ati ndashaka kunesha umubi, shaka kunesha umwanzi ushaka kuncika. Usenga Imana uyibwiye ngo Mana, kuko ndashaka kurigana, kuko icyo kikuriganya hari igihe uba wasenze ukakirusha imbaraga, ariko kikiruka kikagenda kikagutega ikindi gihe. Rero bisaba kuba muri bato. Nanone ukabwira Imana ati ndashaka ngo Mana ume kunesha nk'uko wanesheje, ume gutsinda umubi, ume gutsinda indyarya, unkubitire kure ibihiga ubugingo bwanjye n'ubuzima bwanjye. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Inzoka rero kuyirota uba ari umwuka wo kukuriganya, umwuka wo kukwica, umwuka wo kugukenya no kugukenyura, umwuka wo kuzimya inyenyeri yawe. Nurota inzoka uzamenye neza yuko Satani arimo arahiga ubuzima bwawe. Imana rero ikugirire neza. Abantu barota izi nzozi cyangwa nimba ujya uzirota, ndagusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo uyu mwuka uve ku buzima bwawe. Ugasanga mariage zawe zihora zipfa, business zawe urazikora zigahomba, ukanagura telefoni ntihagire ikintu na kimwe urambana, buri kantu kose ushaka gukoraho kakagenda. Uwo uba ari umwuka wo kuriganwa, kandi nanone umwuka w'inyatsi. Nurota inzoka rero uzamenye ko ari imbaraga z'abadayimoni zishaka guhiga ubuzima bwawe no kuzimya inyenyeri yawe mu ubwo buryo ubwo ari bwo bwose. Haba urota inzoka imwizingiraho, kwa kundi twavuze ni umwuka ushaka kugukenya ukaba wanakwica pe, ibintu nyine bikagenda nabi, ukica urushako rwawe na mariage yawe. Nuko nguko muzajya mwihangana tujye tuvuga buri kadetayi, nubwo wavuga ngo twatinze, ariko reka nkubwire ngo
ugomba gusenga nimba ujya urota inzoka. Hari abandi rero barota barimo ubwo tugiye ku bwoko bw'inzozi bwa kabiri. Hari igihe urota urimo uraruka nk'ibintu ugasanga uri kubikururayo bimeze nk'imigozi, n'ibivayo ugasanga biri guturuka mu kanwa no mu menyo. Menya ngo iwanyu mu muryango, mu gisekuru, bakugaburiye ibiryo by'ibiterekerano. Imana ikiri kugukorera, iri kugukorera deliverance gusoramo bya bindi, kugira ngo aho ibikuye igende yashyira imbaraga zayo n'umwuka wera wayo. Imana ihabwe icyubahiro. Aba bantu Imana ibikorera ikagukorera deliverance, nuko we wimenya ugakunda Imana cyane, ukayibwira ati Imana ndakwinginze nkorera deliverance unkureho cyane. Nanone izi nzozi zisobanura Imana kiri gushaka kukubaka, ikakugirira wowe mushya, ikagutandukanya na ba bantu nyine baho ukomoka mu bisekuru aho ngaho. Kandi ikindi nanone Imana ibishaka kukubaka, ikakugira umuntu udasanzwe utandukanye n'abandi. Ikindi nanone Imana ibishaka kugira ngo yatse inyenyeri izamurikira ba bandi bose bagendeye mu ngeso mbi ndetse no mu guterekera no mu kubandwa. Imana ibiri gukora deliverance idasanzwe. Izi nzozi umuntu wese arazira, tukabona uri kubikurayo nibishirayo, abantu babirose barabyumva. Menya ngo Imana niyo iri kugukorera deliverance, ikurutse ibintu byose byagukonekta na Satani cyangwa n'imbaraga z'umwijima. Ubu usanga inyenyeri yawe buri gihe iri gucanira abadayimoni, ukabona nibo bashaka kuyifata, barashaka kukugiraho ijambo, barashaka kukurindagiza, ariko Imana nayo ikavatire biriya bintu ngende mbisohora. Akenshi yo ni deliverance y'Imana. Ni Imana iba yiyiziye ikagukorera deliverance. Ikimenyetso cy'umuntu urota izi nzozi, iyo ari umunyamasengesho akabirota, bucya mu gitondo hari iyindi mbaraga y'umwuka wera yiyongereye, hari ukundi gusobanukirwa n'indi revelation yagize, kubera ko Imana yamukoreye deliverance. Rero uko usenga ubwira Imana ati Imana, nabirose burya nari nzi ko ari bibi, ugenda unkura ibintu mu kanwa bimeze nk'imigozi igenda bikurura ubona nibishirayo, none wari uri kunkorera deliverance, ti byose bimareyo. Akenshi nababwira ati inkomoko yabyo iwanyu mu bisekuru, uko byagenda kose waba warariye ku biryo by'ibiterekerano, waranyweye ku nzoga z'ibiterekerano, waranyweye ku kigage baterekereyeho. Rero Imana ikavuga ati ibi bintu bimurikira abadayimoni, bakagira ngo bafiteho ijambo ku mwana wanjye, kandi Imana iba yarakugiriye neza ikaguha agakiza. Imana rero ikagukorera deliverance. Iyo deliverance nta mupasiteri wundi wayikora, Imana y'ubwayo niyiza nyine ikakurutsa iby'abadayimoni bakwambitse byose, ibyo abadayimoni baguhaye byose, ibyo wariye byaterekereshejwe abazimu n'abadayimoni. Imana rero ikugirire neza. Tugiye kujya mu kanya keza ko gusenga Imana. Uze kunyemerera winginga Imana muri izi nzozi warose, ujya urota cyangwa inzozi ziwarose zisa neza ingeze tuvuze. Hamwereza Imana icyubahiro nk'uko uvuga ati Imana komeza ngo wahe icyubahiro ko wankoreye deliverance, ukomeze uzuyikore, nimba ari n'agasigisigi gasigayemo kavemo, b'umwana wawe uture muri njyewe. Imana itugirire neza cyane. Izi nzozi za kabiri mbabwiye, umuntu arakizwa nabimenye, nakomeze ngo akorere Imana, ngo yikonekte n'Imana. Reka nkubwire, iyi deliverance Imana yikorera inshuti zayo zayo ziyikunda. Niyo mpamvu uzabona umuntu nimba baraterekereye kugira abagore benshi mu muryango, ugasanga n'umuntu ni umupasi ariko arasamba bayinuza, ni umukuru utasamye, hari ibikurikira n'igihugu gukorera kirimo anzeho bawuni wawusetse kuva Imana ureye uragushima ukuka. Imana rero utangiye kugira inshuti, igura deliverance ikakurutsa bya bintu byose, ikakugira wowe mushimiye uteka kubwiza inzozi. Uratubwiye ngo uyu muntu arose inzoka ni umwuka wo gukenyuka, umwuka wo kuriganwa, ndetse n'indi myuka wagiye udusobanurira ituruka ku mubi. Ariko ndasenze kugira ngo uyu nguyu wazirose kandi wanazirose, ndahagarika imbaraga z'umwijima na plan of the devil to her or him life mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndasenze kugira ngo Mwami
izi mbaraga z'umwijima zihunga ubuzima bwe, izi mbaraga z'abadayimoni zihunga ubuzima bwe, mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware n'ubushobozi. Abo Satani ariganya inda zikavamo, abo Satani ariganya bakarindagira bakabura icyerekezo cy'ubuzima, ndasenze mu izina rya Yesu, uyu munsi ubahe icyerekezo, uyu munsi ubahe ubuzima, uyu munsi ubahe kuramba. Abangaba ukorera deliverance mu buryo bwawe budasanzwe, komeza uzikore, ubatandukanye n'imbaraga z'umwijima, ubahe igikundiro cyawe n'igitinyiro cyawe. Neneko talabaya sakotenemonia. In the mighty name of Jesus I pray and I brave you, Lord. Every evil spirit from the hair, from generational curse, from the demonic power, from the witches, Lord, I cast it in the mighty name of Jesus. Every devil spirit catch fire in the mighty name of Jesus I pray and I brave you, Lord. Hallelujah. Trashaka